aha dore n'iki nabashakiraga cyo kugenze wabe ndani mwebwe mana yati nkungureba aragiye ariko niyo yabiye ndamutanga igihe ntabwo nabyihanganira ko nabwo akagize ibidukikije gutya none agera gutwika amakara bitewe n'amategeko nubwo telefone sona ntabwo wamuhamagara amamagaye ariko da sibuko n'umuntu ndamusubiza iki nta kinyine kamwitabe uko bimeze. Allo wa muntu wamufashe se umugabo twatiri kumwe ariko nyine yansize ko nyine waza kujya kwereka ahantu akorera. Okay noneho nimbuza ahari reka nze tujyane tujye kumureba. Sawa tebuka nta kibazo nanjye urasanga niteguye iki kintu. Rero ngiye tujyanyeyo hari igihe ashobora guhita bimenya ko ari koko nk'uko nabivuga ngo nzamuhamagara kuko tudakimenya ahubwo njye nahita nkurangira aha ndangirayo dore hari ahepfo kuri iriya nzu ubona hariya bose warahari bose hano hari umuntu uri kugushaka Meze bite se boss? Meze boss. Niwe boss? Hanije rwose ndagusaba ufite n'ituze. Hanyuma none se urashaka iki? Rero ndashaka bandanye kandi ufite amakara. Urabona? Nta makara yarahara ahubwo se urashaka nk'umufuka y'inga. Indi mifuka yawe iki? Iyo irahari ahubwo asa agaciro kavugana ibintu nawe yumva waca nyine n'ushaka. Umufuka ni 15 urayafite 15 akagabanya byinshi. Oya akabaye 15. Okay, nari yabo. Kajya nakwereka haje. We. Wajya nukanzanira imifuka sinayiza. Dore n'iki nabashakiraga. Ishaki. Ambonere ibintu. Ngubu iyo tuzakumenya ko ari umuyobozi. Wewe se bose bo waranzanye bakanyuna bakavugira. Muve mu magambo tugende. Munze bajyane. Ubwo wacu babari. Munze bajyane. Wacu babari. Ese wa mugabo uretse ko bagufata. Wowe cyaje bikangura hatsi kujya none. Reba muri bucike noneho. Akuru urugabo rushobora kuba rwaratera n'umwaku. Yesu. Igende nyine ubwo kibazo wadufunze. Ine twani. Uwe ni utwitse atwika amacyapa ubwizukuri hanyuma aje kutamunyotse ngo tumufate. Wewe sore gukora imirimo ingahe yose kayikorera rimwe kandi nawe none turahaza aha nabo ngo tujye kumureba naho akorera ndahaza. Okay tujye kureba tujye kumureba nawe njye nabo twajyana babizi ko tujyanye abo bose baba banzi bavuga ko ari ngiye wabatanze ahubwo weho ndagutungira agatoki murebe ushobora gutanga ubu ngubu ari n'ahantu arimo aratwika. Okay ntare nashobora ndagutungira agatoki sawa ntare rwose ariko nyine umenye ngo ejo karakazi twakoze karakazi gakomeye cyane. You get it? Ibyatsi maze kuba dushobora kugana n'icumi ko umuntu turi kubyashya ukajya ngo mama va
Biriwe. Niziteze. Urakomeye. Ndakomeye Namahoro. neza. Namahoro. Urayitwa neza sisha. Rero mva mubwira mushiki wanjye. Ndashaka kugumana mwikira ifaranga. Oh, akazi karahari. Ahubwo se tuvugana ikiyamagira amafaranga. Kitari amafaranga y'ikireka. Hanyuma ushaka ngahe? Umaka vanse kijana konyine ko nta kibazo. Ijana ni menshi. Imeje? Cyo kuzenda amaki. Umva rero. Iwende vanse igicuma. Vanse y'icumi. Nose rwazazamo inka zinganikira. Inka ni nyinshi pe. Ni inka n'ijana. Apo numva buri ngo ndayibagena nyimba rigihome nimba afite yazana amafaranga. Icumi. Vanse. Yazana 50 kimuzeho. Okay, nareka ntabwo. Icumi, 20, 30, Yabarutanyiba. 40, 50. Ngaye. Niho nashakaga. Oh no. Wayafashe suba nabyizira wayakoreye ibiki. Wani mbabare kane. Nabyimuwe tugenda. Naguranyi kutarashika mahora muri gereza kubona niba kwakira. Uvuze muri gereza harimo imvungure nyinshi buzamaza. Igikwambe kimwe cyaguhaza wewe. Uko nakuru. Basabye uza mu hati imyaka ine. To infinity and beyond. Mbona ndi muri gereza. Ugomba kubukora. Muste wabanje wanga waje kweli. Ndanga yaje igira ngiye amakara igasohoka. Nabikinguriye. We mucecekanje kubagira inama sha. But you don't another defeat day.